Reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Barada Vibes, nizera ko umeze neza. Uyu munsi rero ngiye gusubiza ikibazo cy'umuntu wanyandikiye agira ati uraho neza Barada, nagira ngo uzangira inama kuko hari igihe nanjye numva bincanze. Akenshi iyo nkunze umukobwa tugahura mbura icyo mvuga neza pe, amagambo agashira ivuga nkamureba isoni zikanyica. Kandi iyo ndi kumwe nabo ntakunda nganira nabo nta kibazo. None ubu nzabigenze nte? Ese hari ikibazo naba mfite? Nukuri uzihangana unsubize kucyo nakora kugira ngo nibura ntinyuke kumuvugisha, cyane cyane ko mba namukunze. Urakoze. Akenshi rero ubwoba bubaho, sibyo? Ubwoba bubaho. Hari n'igihe umuntu ajya gukora interview akagira ubwoba, agatitira, akagira guti. Ikintu ahanini gishyashya gitera ubwoba. Gusa mu gutereta nyine hari igihe njya nkunza kwibaza ibibazo. Iyo uvuga ngo wamukunze ni ukumubona ugahita wumva uramukunze kubera ukuntu agaragara, ukavuga uti nimwegera ndatangira mvuga iki se, ndamwegera se mubaza izina gute, ndamusaba numero gute, cyangwa se nuko muba mwarakundanye ahubwo mukabyemeranya, ariko noneho umunsi wo guhura ukavuga uti ndaza kuganira nawe gute. Nibaze ko ari icyambere. Donc ni ukumubona ukumva uramukunze ukavuga uti ndamwegera nte, ndamuvugisha nte, sibyo? Ahangaha rero ushobora nkuko mbajije uti ni iki wakora. Ikintu cya mbere ni ugutuza. Yes, nibyo wamukunze, sibyo? Urimo uramureba ukumva hari ukuntu nyine ushaka kumwegera ukagira icyo umubaza. Ahangaha rero gutinya, kugira isoni, kubura icyo uvuga ni ibintu bisanzwe. Rimwe na rimwe abakobwa baba banabibona rega, kuko abakobwa bahurana benshi. Hari abo bahura agahita amutinyuka, hari undi bahura agatinya, nawe ababibona. Rero ahangaha hari ibibazo wabaza, donc hari ibibazo ushobora kumubaza byoroshye bituma umwegera, kuko nibaza ko utinyutse ukamwegera ukamubaza ikibazo cya mbere n'icya kabiri bita byoroha. Hari utubazo rero dusanzwe. Ikintu cya mbere cyo nuko tiremereza ngo wumve yuko ubwo ugiye kumwegera hari ibintu by'ibitangaza ugomba gukora. Ikintu cya mbere ugomba gukora rero nuko ugomba kuba wowe uko usanzwe uteye, ukaba uko usanzwe uteye. Niba uri umuntu uganira, usetsa, ugira ute, niba donc ukora nkuko babakobwa wavuze udakunda uko baganiriza bo, utangira uti, sibyo? Ntago uhita umwegera ngo ntago ukunze byangenze gutya. Hari ukuntu utangira ubaganiriza mu buzima busanzwe. Nuriya rero nta gitangaza kirimo. Nawe niko watangira ugira gute uganira nawe. Cyane cyane ko ahangaha ntago wambwiye niba mukundana, kuko niba mukundana hari ukuntu mwatangiye gukundana. Hari ukuntu yakwemereye gukunda, hari ukuntu wamusabye ko mwakundana cyangwa mwemeranyije ko mwakundana. Nibaza rero yuko ahantu bigoye ari ugutangira bundi bushya ukavuga uti uyu mukobwa ndamushima, wasanga ko ari ahantu uca cyangwa mwigana ukabona hari ukuntu nyine amaso yawe akomeza amureba, cyangwa umutima wawe, cyangwa ukomeza umutekereza ukavuga uti numva namwegera nkagira icyo mubaza. Ubwo rero nkuko utangira rero uganiriza abantu basanzwe, nawe ni umuntu usanzwe, uretse ko harimo ako kantu k'umutima wawe iyo umubonye utera cyane. Ugomba rero kuba uri we ugatangira kumuganiza nkuko usanzwe uganiriza abandi bantu. Wibuke ko atari exam ugiyemo, ntabwo ugiye gutsindwa cyangwa gutsinda, sibyo? Ikindi kintu ngiye nkunze gukubwira abahungu, mu gihe ubonye umukobwa ukamukunda, ukaba ugiye kumwegera, ukaba uvuga uti ndashobora kumusaba urukundo cyangwa nkamusaba ko twakundana, ujye wibuka ibintu bibiri. Ashaka kukwemerera cyangwa akakwangira ako kanya agahita guhakanira, cyangwa se bikarangira mubaye n'inshuti zisanzwe. Ntukagire rero uko wamukunze nawe niko agomba kugukunda. Nkunze kubabwira ngo mujye mwubaha n'uyu mukobwa. Niba guhakaniye nyine bifata uko, uyimuvuga nabi, wigenda hirya. Rero wibuke ko atari exam ugiyemo, kandi wibuke yuko mugiye kubanza kuganira bisanzwe. Urumva? Ahangaha rero ni umwanya mwiza wo guhura no kuganira igihe gitoya. Ntabwo rero bitandukanye no guhura n'umuntu usanzwe muganira bisanzwe. Ni itangiriro ryo kumenyana, wasanga ni itangiriro ryo gukundana. Rero ugomba kumenya ko kuganira nkuganira n'inshuti isanzwe cyangwa nk'umuntu usanzwe, ukamubaza ibibazo bisanzwe. Ikindi kintu si ngombwa ko ugomba kubaza ibibazo byose ufite, cyangwa ngo usange utangiye kumubaza ibibazo bimureba bituma atagusubiza kubera ko yumva uri mu mwinjirira mu buzima, sibyo? Ikindi kintu no kureba ahantu muri.
ese aho hantu koko ni ahantu ho kubariza ibyo bibazo? Urugero, mwicaye mu modoka mugiye mu rugendo, yego mushobora kuganira bite, ugiye se gusura abantu se n'iki, ariko nanone muri kwa kubaza ibibazo ukirinda kumera nkaho uri muri interrogation, uri muri enquête. Hari ukuntu usanga umuntu arimo kubaza ikibazo kimwe bibiri bitatu bine, egoko usubiza kubaza ikindi, usubiza kubaza ikindi, urumva ntunamuha umwanya nawe ngo akubaze, sibyo? Hari n'igihe ushaka kumwaprosha, ushaka kumuvugisha ukabona nta nawe kwitayeho, icyo gihe nyine nawe urimo ubona akantu, ugasanga watinyiye ubusa kumuvugisha kandi unamuvugishije ashobora kutagusubiza. Uraza kwihangana, sinzi, buri muntu wese afite uburyo yegera umuntu, uburyo amuganiriza, uburyo atangiza ikiganiro, cyane cyane abantu bamenyereye kuganira, sibyo? Hari n'igihe rega utinya kuvugisha umuntu kubera nawe ubwawe mu buzima busanzwe wigirira make, hakaba abandi bazi kuganira, ahantu hose wamwicaza ahita abona ibiganiro. Ubwo rero biterwa nawe n'ukuntu uteye, n'ukuntu hari n'igihe n'umuntu umuvugisha akakureba gutya akakwihorera, biba bigoye, sibyo? Ariko ku mugani ikintu cyiza kirimo mu byo wambwiye nuko abandi batari inshuti abandi udakunda, abandi bakobwa ntago batinyura baganiriza. Rero inama ya mbere nuko n'uyu nguyu umufata nkaho ari umuntu usanzwe, kuko nubwo umukunda muri wowe ntiwari wabimubwira ngo abyemere. Ugiye gutangira kumuganiza nk'umuntu usanzwe, tangira umusuhuza, wiriwe bite se, amakuru se, ugannye he se, donc ibiganiro bisanzwe. Niba ari umuntu usanzwe mubona, ese ya nshuti yawe ko nakibona, urabyumva? Donc ugerageze ubaze ibibazo biri general, muri rusange, apana ibibazo bimureba, sibyo? Ese ukunda iki mu buzima, sibyo? Se ufite telefone nziza ariko ubwo ntizihenda. Donc ari utuntu twinshi cyane umuntu ashobora kugira gute, ashobora gutangizamo ikiganiro. Izo telefone zikora gute ko mba numva nayigura ariko sibyo? Ese ugannye he, niba ari ahantu akorera, ese akazi karagenda, ibintu bisanzwe gutyo. Ahangaha ndimo ndavuga wa muntu muhuye bwa mbere, ariko niba ari umuntu mumenyeranye, mwigana cyangwa se muhurira ahantu henshi ku buryo yenda atari ubwa mbere muhuye cyangwa atari ubwa mbere uzi izina rye, mujya mucaho mwiriwe waramutse, donc wa muntu umaze kumenyera, hari ibindi bibazo nawe ubaza. Ushobora kumwaka akanimero, se ninguhamagara nta kibazo, amasaha se naguhamagariraho nta kujene n'iryari, sibyo? Niba ari konseri mwagiyemo mukayiganiraho, niba ari indirimbo arimo avuga akavuga iyo ndirimbo ni yande se, siko ngiye ntazi by'abahanzi. Niba ari umuntu se muhunze mukorana muri biro imwe cyangwa se mwigana cyangwa mu kigo kimwe, subana nande, sukunda iki, utuntu nk'utwo nyine tw'ubuzima busanzwe. Kuguha ingero biragoye, ariko umuntu mukundana cyangwa ushaka gusaba urukundo nawe umuganiriza nk'umuntu usanzwe. Erega hari igihe kubera ko abakobwa kenshi bateretwa n'abahungu benshi, baza ababiyemeraho, abababwiza ukuri, abababeshya, bagira gute. Hari n'igihe ahura n'umuntu umubwira ibintu bisanzwe akavuga wow, uriya muhungu aritonda, ntago agusumbwa. Hari umuntu mukicarana, bitese ufite umusheri ko nagukunze se, ku buryo umuntu ahita yumva adatekanye, ariko wowe ukazana ibiganiro bisanzwe bituma kwisanzuraho. Rero icyo nakubwira cyo ni ibiganiro bisanzwe, ariko mu bintu byose wibuke ko ugomba kuba wowe, kandi wibuke yuko utagomba kugira gute gutuma yumva adatekanye. Hari umuntu usanga arimo kubaza ibibazo byinshi cyane ku buryo umuntu avuga ati nk'uyaranshaka iki, hakabona igihe ujya kumuvugisha ntagusubize. Hari impamvu atagushubije, ashobora kuba atagusubije kuko yenda ari busy, ashobora kuba atagusubije kuko yumva uwo munsi atameze neza, ejo akongera akagufata gutyo, cyangwa se ukabona aragusuzuguye. Icyo gihe nyine niho umenyera ukavuga uti okay, ntako ntageze, reka ngerageze ngende, sibyo? Cyangwa se ejo ukaba waramuvugisha ntagusubize neza, ariko uyu munsi wamuvugisha ko wese ejo wari wabaye iki, kuvuga ati ntago nari nishimye, mfite utubazo gutyo. Ikindi kintu wibuke yuko nawe uri muraganira, ntago uri muri enquête, ntago uri mu bushinjacyaha cyangwa byagenze gute, wagiye he, wakunze iki,
muha umwanya muganire, agusubize nawe akubaze, nawe umusubize. Wibuke ko atari wowe ukwiye kuvuga gusa, ni ikiganiro. Nawe yakubaza ukamusubiza. Ikindi ntabwo ari ngombwa ko ibyo avuze byose ubyanariza cyangwa utangira kubitekerezaho cyane. Muri kuganira ni ubwa mbere muhuye, you never know. Ugasanga yenda njya mbona amureba amatelefone uti umusore umukobwa iyi telefone yayikuye, ubu ni umugabo w'umugore cyangwa n'umusore. No, ibyo ntabwo bikureba. Wowe icyo ushaka uje kugerageza amahirwe yawe. Gerageza amahirwe yawe utajya mu bindi. Muganire mu buryo busanzwe, sibyo? Nubona ari bizi umubwire uti unyihanganire ko kuderanja, sibyo? Ko kurogoya, wikomereze gahunda n'iki. Nsoza rero nagira ngo nkubwire yuko yego bitera ubwoba, yego hari igihe uri cyo uvuga, kuko haba harimo akantu nyine ubushaka kumukunda, ubushaka kumusaba urukundo. Ariko wibuke ko ari umuntu usanzwe. Gerageza amahirwe yawe, wabona biciyemo rwose ewana ibiganiro bikaza. Kwifurize rero amahirwe meza, kandi nugira icyo ugerayo ukabona koko uwo mukobwa wakunze byaciyemo, uzambwira, uzanyandikira none umbwire uti byaciyemo, umbwire na tekinike wakoresheje, sibyo? Tuzibwire n'abandi. Cyane nawe muhungu cyangwa se mukobwa wumvishe iki kiganiro, ese ni iyihe nama wagiriye umuhungu? Ni iki yakora ku buryo umukobwa yatinyutse, umukobwa yakunze ashobora gutinyuka kumuganiriza? Nawe watwandikira kuri WhatsApp yacu. Yari Barada Vibes rero, murakoze cyane.